Nongeye kubasuhuza. Yesu ashimwe, Uwiteka bishimire. Reka twongere dusangire ijambo ry'Imana. Uyu munsi nagira ngo tuganire ku buryo dutangamo ijambo ry'Imana, ku buryo dufata abo tubwira, ku buryo twitwara muri uyu murimo. Ijambo ry'Imana muri mu Bakorinto igice cya 2, turacyari mu gitabo cy'Abakorinto Abakorinto ba 2 igice cya 6 ritubwira yuko tutagira igisitaza dushyira mu nzira, ngo ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo, ngo ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro, mu byago. Ukomeje hepfo ureba n'ibindi ushobora kwihanganamo cyane mu byo unyuramo byose. Iyi minsi rero turi kubona ijambo ry'Imana riracyavugwa. Ijambo ry'Imana ntago kandi rizarorera kuvugwa, ariko abantu bo mu isi ya none bafite imitima itandukanye. Hari abafite imitima yoroshye, hari abafite imitima ikomeye, ariko uwitwa ushaka kwinjira umukristo, ushaka kuba umukristo w'iki gihe, abenshi bafite imitima yoroshye cyane, ku buryo bagiye bahura n'abantu benshi, bagenda bahura n'abavugabutumwa benshi batandukanye, rimwe bagakomereka, rimwe bagahura n'ingorane nyinshi zitewe n'abo bavugabutumwa. Ariko muri iri jambo turabona yuko tutakagombye kuba igisitaza, cyangwa se ngo tugire igisitaza dushyira ku muntu uwo ari we wese. Iyo umuntu aje akugana, aje kumva ijambo ry'Imana, wishyiriyemo ibyawe, ubutumwa ubuhinduye uko ushaka, agera imbere ibyo wamubwiye agasanga si byo, bikamukomeretsa cyangwa se bikamusitaza, bikaba byamubera inkomyi yo gukomeza urugendo. Kuko burya abantu bose ntago bari ku kigero kimwe. Hari abakiri abana, babandi Bibiliya ivuga ngo nabo kuramiza amata. Hari n'ababa bamaze gukura, bazi ibyo barimo, basomye, bize, ku buryo baba bashikamye. Rero nk'iyo umuntu aje akumva ijambo, akumva yuko ubukristo ari ukuza kubona ibisubizo, akumva yuko ubukristo ari ukuza kubona ibyo wabuze, iyo atangiye ahamaze akanya ntabibone, urumva yuko biba inkomyi, kandi biba bitewe nawe wamubwiye ubwo butumwa. Hakaba ahandi abakristo bajya, cyangwa se abantu bajya bagiye kwiga ijambo, bakamubwira bati nutanga iri turo, nutanga iki, Imana izaguha iki. Yabikora atakibona, nabyo bikaba bimubereye inkomyi. Bivuga ngo rero twakagombye gutanga ubutumwa uko buri, ko Yesu yabusize, ubutumwa kuko Yesu yaje akadupfira akazuka, kugira ngo natwe tubone ubugingo buhoraho. Nta kindi geretse kuri icyo. Ubu butumwa wenda bugendana n'ibimenyetso. Ushobora kuzagira impano ugasengera abantu bagakira indwara, ushobora ndetse kuzasengera abantu abadayimoni bakabavamo. Yewe hari n'inyongezo ziyongeraho, kubera yuko ngo iyo washatse ubwami bw'Imana ibindi byose urabyongererwa. Ibyo ngibyo bifatika nabyo Uwiteka arabitanga, kuko niwe nyiri ibindi biri mu isi no mu ijuru, byose nibye kandi abifiteho ububasha. Ariko ntago umuntu aza mu gakiza, ntago umuntu aza kwiga ijambo ry'Imana ngo kugira ngo izamuhe ibi cyangwa imuhe ibi. N'umunyarwanda aravuga ngo iraguha ntago mugura. Niyo mpamvu rero tugomba gutanga ubutumwa uko natwe twabuhawe, niba koko twarabonye ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwa nyabwo. Ikindi kandi tureke gushyira imbere inyungu zacu, kuko niho birangira dusitaje, cyangwa se dushyize inkomyi, cyangwa se tubereye abandi intaza, cyangwa se dushyize ibisitaza mu nzira z'abandi barimo kuyoboka Kristo. Bene data rero, reka tugire agaciro, reka twiheshe agaciro, reka twange umugayo muri uyu murimo. Niba uzi yuko ugabura ijambo ry'Imana,
anga umugayo muri byose, ihesha agaciro muri byose, vuga ubutumwa Yesu yaguhaye nk'uko buri, utagabanyije, utongereye, niho uzaba wihesheje agaciro, niho kandi utazagira icyo usitaza umuntu uwo ari we wese. Mana, ndagushimiye kubw'iri jambo, ngushimiye yuko ugira neza kandi uhambaye, icyubahiro ni icyawe kandi gihora ari icyawe. Ndakwinginze kugira ngo umuntu wese ukuvugira, umuntu wese ugabura ijambo ryawe, wongere umwubake, umwongere imbaraga, kugira ngo akomeze agabure ibyawe kandi ashize amanga, kugira ngo akomeze yongerwemo ubunyangamugayo, yirinde ibisitaza ibyo ari byo byose. Ndakwinginze kandi Mana kugira ngo abasitaye, abagize inkomyi muri uru rugendo, wongere ubagarure kandi wongere ububake, bakomeze bagendere muri iyi nzira y'agakiza, kugira ngo tuzagere iwawe turi mu mujyi umwe, tuzagera iwawe uko wabiteguye kandi dufite iminyago myinshi, kuko nicyo turi guharanira kuri iyi si, kugira ngo tuzane benshi mu bwami bwawe, kugira ngo tugabanye umubare Satani ari mu kugerageza kwisasira muri iyi minsi. Icyubahiro reka kibi cyawe n'ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amina.